ariko izinjajwa ziba zagiye hehe ngegera ngiye ngira ndebera nk'ubu ntibarahanagura ntibarakoropa ntibarakagira gute Neri ikiyendara cy'umwana kiri hehe niko Neri reba igihe naguhereye nguhamagara wanga kubyuka kubona Clementine yagiye aka kazi karakorwa nandi ndavuze ngo mu minota itarenze 2 sanga ahantu hakoropye neza uri kunyumva tumva mama cyangwa se ndazi ibyo bivumvuri ndabimara mu mutwe wagicucu hani sorry ujye umenya ko nari nyoko nge ndi mukaso ndebera isakije gukotera kino cyane hinga nze nkwereke indana birambuye kwanza nabona ngo imyenda barwatereye iyo myenda kasi vuba mu minota ingahe Mana we kaga no kugorwa koko ubu naragowe mureba ha mani shobora de cyana nimba kinzamvira hano ariko hinga nze shake buryo kinkicisha kuko nge nanakirambiwe reka mpamagare Debora siko ndatinda kwitaba telefone ra ndatinda kwitaba telefone se tuvuge ko atayibonye Debora bite ibyiza amakuru imeze wambabariye wo kabyara we ukaza ko ngushaka byihutirwa umva noneho reka nkubwire umugabo agiye kuza kandi sindashaka ibyangombwa byo kugira ngo mpinduze umwana wanjye ajye kuri bya byangombwa cya kinyenda urabizi ko ari cyo kiriho wambabari ukaza tukabiganira bakubwira icyo ugomba kumfasha kagashyano kakunamiye si mbwaka ariko nubikumereye nawe akwiye mbwaka ariko ngakuzengerejesha mbabarira uri gukora iki mbabarira uhita ufata moto ntiwirirwe unakaraba ntiwirirwe unagira gute uhita ufata akamoto ubanguke wihuse ngenda ndayishyura ntugire ikibazo mbabarira wihute wo kabyara we okay ndaje Nisha urakoze kuza kabisa umva nari ngukumbuye byatari ngiye rwose nayo nari ngukumbuye ariko wumve ngo ndashaka ko unkorera kara kantu nakubwiye ibyo ni ibintu niyo zaba miliyoni 2 ngenda zigwa aho ndiyo rwose ese ubundi reka nkwibarize wakoresha ikisumu ya panya
wakoresha side turakoresha ibyo ni ibya giturage n'ibya kera. Urabona ntabwo wakoresha ibintu by'ibirozi. Ibyo bintu bya side byagufata vuba wabona umurambo uguye ahangaha. Umurambo wagwa hano se? Wagwa hano. Ariko inama ngira kugira nabwo pape banje bagashoboye bakoresha ibyuma cyangwa bakoresha n'ukundi kuntu babigenza. Icyingenzi nuko amafaranga azavuga muzayaba. Ngiye nta kibazo cy'amafaranga mfite. Zaba miliyoni 2 ngenda zigura. Aho ndiyo rwose. Nakubwiye yuko ibyo ari ibintu byacu. Ntugire ikibazo, abahungu banje barabikora neza rwose. Barabikora ntuzahangayike. Bagacisha ishyano bitanamenyekana. Ku buryo bitazamenyekana. Ntabwo byamenyekana. Nubwo mbese tubikoze. Ku buryo bitazamenyekana. Ntabwo bizamenyekana. Ejo nka mu gitondo arabyuka yaje. Kandi ndashaka ko agera mu rugo byose byarangiye. Sibyo tugomba kubikora. Dore tubikora aka kanya. Two n'uturutoto minota 0 urabiranye. Nari nagihaye imyenda ngo gifure noneho uko tugiye kubigenza. Ngiye mu minota itarenze ngahe twagiye ahubwo. Okay, urakoze cyane. Tugiye masuzi uko na applyinze online kweli nukuri ngiye kureba result nimba zarasohotse. Biko rero nubwo ugiye utebuke hari utuntu ushaka kumfasha. Oya mba wigira ikibazo nukuri ndahita mbanguka. Utebuke dore amasaha arakuze kandi hari ko nshaka kumfashamo. Oya mba wigira ikibazo njye bintu ndaza mbigufashe rwose. Ahubwo reka nihute hakiri kare nakererwa pe. Nyarukubanguka. Ariko igihe naguhereye imyenda yo gufurana n'isaha nturarangiza. Gira vuba vuba aha kirahaguruka. Ugenda uzane inyanya, ubunyobwa, indagara. Kandi mbibone mu minota itarenze 2. Hakira vuba vuba. Haguruka wihute. Ukuntu kagenda wagira ngo bisajya kaje. Sigize arota umviriya. Sirene non zambu. Ngojya kumara kandi ngajyaga mungu. Ibyo muhetse kumwa ari mu byose mbaza ni mbaho. Umunsi ni gaho. Kuno umwegerere gahunda twahanye mu zirangiza. Ni naba ngabobwira. Abangara kubwira gayi. Abakoboye nkano wareba None se. Te akadero shaka kuba. Ndagira ngo Weshejwe na diru. mu ndangiriza Zekatari diru. ndangiriza. Nuko kareba. Oya kangaka kihorere akanibuzi nagukoza n'amazi nagukoza yitwira muri diru zizatwara Nta mubuza. nawe nagusokubaza wowe Bawuja utuza bako twigisha mu kintu bazina kagisha kwigisha Ngeneye n'umugabo bamenya no n'abaturanyi. we akangaka turagakingura mu kibazo Ndabahangara. right rero munani kuzana mu fili ako
sirimiriye zonyine sirimiriye zonyine miliyoni 3 zonyine nta n'akamenyetso basi reka birimo ndabaheje aya mahoro ngaho leta ebyiri Umenya ko na leta ziba bakandira akanyenyeri oya mwana na leta ziba zidutunga byemeye kwihara rero umuntu wanjye ni inshuti yanjye mahoro naho tuzanira amatwinge amafaranga ni amafaranga ntabwo mwabaye muto urabizwi n'inzego n'iki tudahumeka natwe oya namwe mu mugabane ko bari uguca hano ukubitana n'indeta ihita igukimbiza umutwe ari mu minare za hangaha zo hanze aho zikabisigaza oya ni mu byihanganire bose mureke mbabwire reka mbongereho gasinka ariko mumufashe sinkari n'izi ibiganiro twagiranye nta kibazo dirasi diri rero ni ikintu babasha yizera yuko uyu nguyu ariko bafanse n'imbere zeru kanga kirashyiramo rimwe yawe reka tubona akanyenyeri gasomye nk'iyo yawe ntabwo ahubwo urashaka tumukindure ryari yego iri joro ntarari ahubwo se kuko sinkeneye kumubona mu maso yanjye sinkeneye kumubona mu maso yanjye ahubwo genda ubwire niba hari n'uwo muziranye umuzi aba mukarabye ibyo byarangiye kandi icyo twizeye nta muntu uzamenya ko wabigizemo n'uruhare ibu ni iyacu leta zitwihoma ni ibyacu wowe wowe abakapu murakoze wabuza nubwo ni gahunda aya nawe mukore bakunda inyuma ntako kanya eba mumbabarire nimunkoze isoni muhitemo umuntu wese namwe ariko namwe nta kintu nagize no gusiga wabanza kugufata no kumva ndakumva no ku bintu by'abana bari babakiri babimeze kana ni sawa urabona ukuntu ahagaze fresh man hano umuntu abanza akanagira ariko ku muntu yana kwifasha ndubanza gira nyine y'ubugu gira